الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bavandimwe b'Islam ndetse n'abakunzi bacu muri rusange, nyuma ya byose turabanza gushimira Allah subhanahu wa ta'ala no kwifuriza amahoro n'imigisha intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyuma y'ibyo namwe turabashimira cyane mu by'ukuri ku nkunga ihambaye cyane mukomeje kutwereka ndetse no kwifatanya natwe mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Mu by'ukuri rero bavandimwe, tudatinze ndongera kwibutsa none babandi bakurikira iyi channel yacu mu by'ukuri batarakanda subscribe ko bagerageza kwihutira gukanda subscribe, kubera yuko inyigisho zo zirahari ziri mu nzira. Igisabwa gusa mu by'ukuri ni ugukanda subscribe kugira ngo mu by'ukuri inyigisho zacu zigiye zibageraho gatanu kuri gatanu buri uko zisohotse. Bikere bavandimwe, uyu munsi inshallah ku bushobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala twabasezeranyije yuko turi bukomeze clip yacu twari twatangiye turebera hamwe Qur'ani yatangijwe na Freemason cyangwa se devil worshippers, bamwe mu bantu basenga ibilisi. Ndetse bavandimwe twavuze yuko intego yo kwigishanya kuri Qur'ani nta yindi bavandimwe usibye kugira ngo twige abayisilamu, turinde igitabo cya Allah subhanahu wa ta'ala, turinde imiryango yacu, abana bacu ndetse n'urubyaro rwacu, kubera yuko bavandimwe iyi ni fitna ihambaye cyane. Abayisilamu waba uriho waba utariho, hari igihe ishobora kuzaza wenda uriho cyangwa se utakiriho, ariko mu by'ukuri baravuga ngo ibuye ryagaragaye niba rikisha isuka. Ubwo rero bavandimwe, ku bushobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala, ngira ngo bushize twabonye umwe mu bagabo bashatse gusana fitna, yashatse gusenya Uislamu ariwe Musailama. Tubona uburyo ki abantu baje bakurikira Qur'ani ya Musailama na Qur'ani ye ya fake yatangije. Nubwo wenda amagambo twabonye muri Qur'ani ye yari amagambo ameze nk'abasekeje, ariko bavandimwe ni Qur'ani abantu batagomba gusuzugura. Ni ibintu tugomba kwiga nk'abayisilamu tukabimenya kugira ngo mu by'ukuri tubashe kubyirinda. Ubwo rero uyu munsi bavandimwe twabasezeranyije yuko noneho turi bwinjiremo imbere turebe ese iyi Qur'ani ni iyihe, kugira ngo Uislamu ayimenye ndetse ayigisha abana, abyereka abana be ndetse n'urubyaro rwe, abana bawe, urubyaro rwawe umenye uburyo cyo bagira gute wajye ubicaza mu rugo ukabereka. Kubera ko bavandimwe umurage dufite n'umwe rukumbi muri iyi si. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatubwiye ko yadusigiye ibintu bibiri gusa, nitubishikamaho nitubifatisha ibiganza ibijigo bibiri mu by'ukuri ntituzigera tuyoba, ariko nituramuka tubiteye umugongo byanze bikuze tuzagira gute tuzayoba. Bityo bavandimwe, amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala, Qur'ani niwo muyoboro, Qur'ani nigo rumuri rw'umuyisilamu. Umuyisilamu ushaka kuzajya mu ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala, umuyoboro we cyangwa se urumuri rwe nta handi agomba kurukura usibye muri Qur'ani, amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ubwo rero bavandimwe, kandi murabizi intego ya Ibilisi ni kujyana abantu benshi mu muriro wa Jahannama. Ariko se bizashoboka gute Ibilisi azajyana abantu gute mu muriro kandi bafite Qur'ani? Niyo mpamvu rero bavandimwe mubona iyi Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala, abantu cyangwa se devil worshippers, bamwe mu bantu basenga Ibilisi, izi zose ni gahunda za shayitani bavandimwe, akoresha abantu kugira ngo abantu bazajye mu muriro wa Jahannama ari benshi, kuko shayitani yasejeranije Allah yuko azayobya ikiremwa muntu cyose aho kiva kikagera. Bavandimwe b'Islam, ubwo rero bavandimwe, icyo naheraho mu by'ukuri iyi Qur'an tujye kurebaho ni Qur'an ebyiri ndetse zanditswe na devil worshippers. Ariko bavandimwe, wagira ngo mbyibutse akantu gatoya, subiye inyuma ho gatoya bavandimwe, aba Freemason bavandimwe, cyo mugomba kumenya nuko iyi Qur'an ya Allah subhanahu wa ta'ala mu bitabo byose by'Imana cyangwa se ibitabo byose by'amadini yose, uramutse bifashe byose ukabijugunya mu mazi, ugafata ibitabo byose by'amadini yose ukabijugunya mu mazi, ibitabo byose kuri iyi si bavandimwe by'amadini yose bishobora kugira gute, bishobora kubura, bikaburirwa irengero cyangwa se bikazima. Ariko igitabo gishobora gusigara cyonyine, igitabo kimwe rukumbi, ni Qur'ani. Kubera iki bavandimwe? Kubera yuko abayisilamu bagerageje kwifadhi Qur'ani mu bituza byabo, bashobora kwita bandika indi ako kanya. Ariko Bibiliya iramutse ibuze kuri iyi si, ikabura zose zikaburira icyarimwe, nta yindi Bibiliya wabona imeze nka ya yindi, usibye ibyo abantu bahimba bitanashoboka. Ariko Qur'ani bavandimwe, bitewe nuko Allah subhanahu wa ta'ala ari igitangaza gikomeye cyane, nicyo gitabo
cyonyine gishobora kugira gute gishobora kuba cyakwandikwa bundi bushya bitewe nuko abayoboke bacu bagize gute bagifashe cyangwa se bagifashe mu mutwe. Bityo rero bavandimwe, aba bantu rero nabo bafite ubwenge. Murabizi Shaitani kwanza ubwenge afite nta muntu ushobora kumurusha ubwenge muri iyi si. Wowe nushaka kuba shekhe, nushaka burinde wize Saudiya, nushaka kuba wize Misri, nushaka wize Libya, ariko Shaitani ntago ushobora kumurusha ubwenge na imani nyinshi waba ufite uko zabingana kose. Kubera iki? Kubera ko aho yize hose wowe umenye wagiye gufata hariya, Shaitani we afite ilmu, ndetse ilmu ye yayikuye mu ijuru munsi y'intebe cyangwa se imbere y'intebe Allah subhanahu wa ta'ala. Sinibwira rero ukuntu Iblis ilmu ye aho yayikuye ugereranyije nawe ilmu yawe aho wayikuye, sinzi nimba aho ushaka kujya gute wamurusha ilmu. Icyo bavandimwe, Iblis arabizi Qur'ani, abayisilamu ko kuyifata mu mutwe nicyo kintu cyonyine gishobora kugira gute kuyirinda. Niyo mpamvu nababwiye bavandimwe, Freemason muri plan zabo nuko batubwira yuko 2030 2030 batubwira ati vision 2030 2030 batubwira bati hazaba hamaze kubakwa amashuri meza, hazaba hamaze kubakwa ibigo, imihanda myiza, inyubako nziza, ariko bakavuga bati nta muislamu n'umwe uzasigara gifite imani. Kubera iki? Bazi ibyinshi nyuma bavandimwe. Ngira ngo wenda asubiye nyuma gatoya nababwiye ikintu kijyanye na cartoon, ndongera mbisubizamo bavandimwe, mwongeye murebe cartoon neza uburyo zikorwamo. Nababwiye ko cartoon nta kindi zikorwamo bavandimwe usibye ko zishushanywa mu bitsina by'abagabo ndetse n'abagore, ndetse ibyo bishushanyo bakabishyiraho amazuru, bakabishyiraho amatwi, bakabishyiraho amaso, bakabisigira irange, barangiza bakagira gute bakabishyira muri computer, bakabikoresha bityo bita animation, mukabona ibitente birimo gukina muri computer. Ariko bavandimwe, tushobora kwibaza ni gute umuzungu yishyura amafaranga kuri televiziyo buri mwaka yishyura amafaranga kugira ngo cartoon zigire gute zigaragazwe. Bavandimwe, hano ibanga ririmo nuko nababwiye Bikira bavandimwe, ibanga ririmo hano nuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatubwiye ko umuntu uzakunda kureba ubwambure, uwo muntu nta imana azagira. Murabizi bavandimwe, imani ni ikintu gikomeye cyane. Ndetse bavandimwe, nunabaza mu bantu biga ibintu bijyanye n'ubuganga cyane cyane, ingaruka zo kureba ubwambure cyane harimo n'ingaruka zo kugira gute zo kwibagirwa. Wowe mubyeyi, niba ushaka kureba icyo kintu, banza urebe umwana wawe wirirwa mu bitende, umwana wawe yirirwa areba cartoon, banza urebe umwana wawe noneho bijyanye no mu ishuri buryo afatamo, uzasanga mu mutwe we ni hafi ya ntacyo. Uzasanga ari umwana ukunda kwibagirwa, uzasanga ari umwana mbese ubwenge bwe bumeze nkaho hari akantu gato karimo kujya gute karimo kuburamo. Kubera icyo bavandimwe, no kubera zya cartoon mwirwa mwiyeka abana banyu. Ubwo rero bavandimwe, Imam Shafi'i ngo tubizi, wenda izi clip nigeze kuyivugaho. Imam Shafi'i murabizi ko umunsi umwe yigeze kureba ubwambure, cyangwa se yarebye umugore abona ukuguru kwe hejuru ku kuguru kwe. Kandi Imam Shafi'i muko tubizi bavandimwe, Allah subhanahu wa ta'ala yamuhaye impano yo kwifadha Qur'an mu buryo budasanzwe. Ariko bavandimwe, kugeza ubwo batubwira yuko bamwe batubwira yuko yifadhaga impapuro 200 ku munsi. Yani iyo yashira Qur'an imbere ye, ahantu hamwe yagomba kugira gute kuhatwikira kugira ngo amaso ye ataharebere cyarimo. Ko iyo yarebaga icyo yarebaga gusa cyonyine kugisoma gutya cyitaga kijya mu mutwe. Ariko mu byukuri amaze kureba uwo mugore, icyo cyo hejuru byo mugore cyangwa se hafi y'ubwambure bw'uwo mugore, ndetse yanabikoze atabishaka bavandimwe, ntago ariko akundi umuntu agenda ari bukurangara abagore babandi, yabikoze atabigambiriye. Ariko bavandimwe, ikintu gitangaje nuko yagiye guhifadhi Qur'an z'amapura yifadhi biranga. Kubera iki? Kubera ko yaramaze kugira gute kureba bimwe mu bice by'umugore cyangwa se bimeze nk'aho ari ubwambure. Ikira bavandimwe, abana bacu rero ibanga riri inyuma ya cartoon bavandimwe nta kindi, nibanga nta rindi, no kugira ngo abana bacu iyi Qur'an niba ukomeza kwireba cartoon cyane, Qur'an kwifata bizabagora, bizabananira. Niyo mara kubananira, noneho nyuma yaho noneho Freemason bazazana Qur'an yabo bavandimwe, ndetse bashoyemo amafaranga menshi cyane, uko tuza kwireba ahangaha bavandimwe muri clip yacu. Uko bavandimwe nabibabwiye rero, umwaka w'1998 muri United States of America habaye icyicaro mu by'ukuri. Iki cyicaro bavandimwe cyari kigamije nta kindi, cyari kigamije kureba ngo how they will distract the Muslim community, ni gute bazangiza
umma cyangwa se umuryango wa Kiislamu ku isi. Ndetse bavandimwe ko nabibabwiye bamaze kwangiza umma w'abakristo. Abakristo bose barabapfunyikiye bakora icyo bita brainwash mu kubabwira yuko Yesu yabapfiriye ku musaraba, kubabwira yuko nibizera amaraso ya Yesu bazakizwa. Abandi nabo bakagira gute, bakumva ko bihagije, bakumva ko ijuru bamaze kuritsindira. Bavandimwe ibyo byose nicyo bita brainwash. Sasa baravuga bati dusigaje gusa ahantu hamwe muri Islam, tuzakora iki kugira ngo n'abayisilamu tugiye gute tubayobya. Bityo bavandimwe Islam, ahangaha niho bibaje iki kibazo, bashaka abashekhe babiri cyangwa se abagabo babiri. Abo bagabo bavandimwe n'abashekhe ndetse n'abamenyi n'abadoktor bize idini y'Islam. Uko nabibabwiye bavandimwe, hari abantu baguranye idini ya Allah subhanahu wa ta'ala ibintu by'igiciro gito. Uwo bashatse bwa mbere witwa Sheikh Muhammad Kamen. Uyu Sheikh Muhammad Kamen yize muri Azhar Sharif cyangwa se mu Misiri, muri Egypt. Uwundi akaba yitwa Abdul Fadi. Uyu nguyu afite amoko abiri. Igice kimwe n'umuturage wo muri Maroc, ikindi akaba umuyahudi. Ndetse uyu nguyu bavandimwe akaba yarize muri Madina University, yize mu University ya Madina. Ababiri bavandimwe bahawe miliyoni 100 z'amadolari. Nimvuga miliyoni 100 z'amadolari bavandimwe, wumve ko ari amafaranga menshi ku buryo yashize nko mu Banyarwanda basanga ari nka miliyari 100. Aba bantu bavandimwe ayo mafaranga yose bayahawe iki? Baravuga ati tugiye kubaha akazi tugiye kubaha mu 1999. Tugiye kubaha akazi mutwandikire Qur'ani nshyashya. Abo baravuga bati it is impossible, kwandika Qur'ani nshyashya ntabwo bishoboka. Baravuga ati none niba bidashoboka, nk'abantu mwizi dini y'Islamu, nk'abantu b'Abarabu, murakora iki, muradufasha iki? Baravuga bati twebwe cyakora icyo twagerageza ni ukwandika ikindi gitabo kimeze nk'iki, kimeze nka Qur'ani. Ndetse bavandimwe abagabo byabatwaye imyaka 4 gusa kugira ngo bicare bandike ikindi gitabo kimeze nka Qur'ani. Ndetse bavandimwe icyago kiri muri Qur'ani nuko hari aya imwe muri aya za Allah subhanahu wa ta'ala bagiye bavanga n'amagambo yabo, kuko ari Abarabu bazicyarabo, bafata amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala bagira gute, bagenda bayapestinga muri ayo magambo yabo kugira ngo bagire gute ayo by'abantu, ndetse baganisha abantu benshi mu muriro wa Jahannama. Bityo bavandimwe bakoze iyi Qur'ani barayandika, ariko mu by'ukuri mu kugera ku isoko ntabwo yabonye abayoboke benshi cyangwa se abaguzi benshi. Ushobora kwibaza none iyo Qur'ani ni yihe? Iyo Qur'ani bavandimwe, kwanza icyo ngomba kumenya nuko iyo Qur'ani babaze kuyandika ntabwo bayise Qur'ani cyangwa se bayita irindi zina, kubera Qur'ani turayizi bavandimwe. Ndetse biranatangaje kuba hari nk'umuyisilamu ushobora kumubaza, ushobora kumbwira amazina ya Qur'ani, ese Qur'ani andi mazina yayo na yahe? Akakubwira ati amazina ya Qur'ani ngewe nzi Qur'ani gusa. Ariko bavandimwe Qur'ani ifite andi mazina. Nimwe mpamvu aba bagabo kubera ubujanja bwinshi bararebye baravuga bati Qur'ani turamuka tuyihaye irindi zina rya Qur'ani tukashira Qur'ani, abantu bazajya gute, bazatuvumbura. Bayita rimwe mu mazina ya Qur'ani ariko bongeraho irindi zina ryabo. Iyo Qur'ani bavandimwe nta kindi bayise the true Furqan cyangwa se al-Furqani al-Haq. Bavandimwe iyi Qur'ani bamaze kuyandika, Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala turabizi ko ifite amasura. Tukavuze ko Qur'ani Allah ifite amajuzu 30, ikagira amasura 118, ikagira aya 6236. Ariko iyi Qur'ani ya Freemason, iyi True Furqan cyangwa se al-Furqan al-Haq, uko imeze bavandimwe, iyo ntabwo ariko imeze, ahubwo ni igitabo gifite amasura 77. Ndetse bavandimwe iyi Qur'ani nuramuka uyibonye uyirebye mu by'ukuri igitabo uzasanga bavandimwe cyerekana yuko Yesu yagize gute, yabambwe ku musaraba, ndetse bakerekana yuko Yesu ari umucunguzi w'iki, ari umucunguzi ndetse n'impuhwe ku batuye isi. Bavandimwe ibi ni bimwe mu magambo ari muri Bible, aba Freemason bavanze muri Bible ndetse bashyira muri Qur'ani, iyi Qur'ani al-Haq cyangwa iyi Furqan al-Haq cyangwa se iyi Qur'ani ya fake. Ndetse bavandimwe inyuma y'ibyo ngibyo bavandimwe, iyo uyirebye iyi Qur'ani, iyo wifunguye nko muza kwireba aho ngaho muri muqaddima yayo, cyangwa se mu ijambo ry'ibanze baratwandikira bakatubwira ati ila al-ummati al-arabiyya khassatan ila al-amil
Islamia. Baratubwira ati iki gitabo cyangwa se Qur'ani yagenewe umuryango w'Abarabu ndetse n'Abayisilamu bose ku isi muri rusange. Ndetse bavandimwe niyo urebye intumwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadutoje kusuhuzanya Abayisilamu cyangwa se indamukanyo nziza Abayisilamu bifuzanya amahoro hagati yabo. Intumwa Imana twigishije ko tugomba kujya dusuzanya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ariko muri Qur'ani indamukanyo yayo iravuga ngo salamu lakum wa rahmatun minallahi alqadir ala kulli shay'in. Iyo niyo salamu yabo muri Qur'an. Ndetse bavana bakatubwira bati iki gitabo cyazanywe intego nta yindi is the destruction of the Muslim ummah. Iyi Qur'an intego yayo bavana nta yindi no kuza kwangiza umma cyangwa se umuryango wa Kiislamu ahari hose kuri isi. Bavana bashaka kwibaza none se iyo Qur'an ko tumaze kubona ifite amasura 77 ayo masura na yahe? Nungira ngo mubwire wenda nihuta kugira ngo mwumve bavandimwe aho uzumve sura nkingi uzumve ko bavandimwe tayari ya Qur'an itangiye kugira gute, itangiye kugera ku bantu. Uzirinde mu byukuri umenye ayo masura nkuko tuza kucyumva muri Qur'an ya Freemason. Icyo navuge nuko kubivuga ni ngombwa kugira ngo tubimenye tubashe kuba twagira gute, twabyirinda. Bityo bavandimwe isura ya mbere muri Qur'an kwanza yitirwa na sura ya mbere muri Qur'an ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ariko nujya kureba ibintu byanditsemo nahorero na bitoya bifitanye n'iki n'amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Isura ya mbere hano muri Furqan yitwa suratul Fatiha. Suratul Fatiha ni sura ya mbere mu gitabo cya Allah subhanahu wa ta'ala, ndetse na hano yitwa suratul Fatiha. Ariko hano ntabwo isomwa ngo bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin. Iki nanone bavandimwe muri Qur'an icyo ngomba kwibutsa none iyi Qur'an murabizi ko Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala buri sura iyo uje kuyisoma ubanza bismillahir rahmanir rahim. Ariko muri Qur'ani yabo ntabwo ariko bimeze. Isura yose uje gutangira utangiza ijambo bismil abbi al kalimati ruhi ilahi al wahid al ahad. Ngo bismil abbi ngo ku izina rya data al kalimati ruhi na roho mutagatifu ilahi al wahid ngimana Imana imwe rukumbi cyangwa se Imana ni imwe al-ahad. Yani bashaka kugaragaza icyo bita ubutagatifu, ubutatu butagatifu nkuko twagiye tubibona abandi bagira gute abyizera mu myizerere yabo. Bikira bavandimwe isura ya mbere muri Qur'an yabo yitwa suratul Fatiha. Isura ya kabiri banditse yitwa suratul Mahabba. Murabizi muri Qur'an ya Allah subhanahu wa ta'ala isura ya kabiri yitwa suratul Baqara. Ariko hano mu sura yabo ya kabiri yitwa suratul Mahabba. Muri Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala isura ntagibaho bo bayitwa suratul Mahabba cyangwa se isura y'urukundo. Isura ya gatatu bakita suratul Nur. Isura ya kane ikitwa suratul Salam. Izi sura zose bavandimwe n'umuryango ni bwa mbere abantu bazi Qur'an, bwa mbere bari kuzumva izino sura. Isura ya gatanu ikitwa suratul Iman. Iyi muri Qur'ani nta irimo. Isura ya gatandatu ikitwa suratul Haqq. Isura ya karindwi ikitwa suratul Tauhid. Isura ya munane ikitwa suratul Masih. Isura ya cyenda ikitwa suratul Salb. Ndetse suratul Salb bavandimwe hano ni mvango ni isura yo kubambwa. Hano bakatwereka muri isura yuko Yesu yagize gute, yabambwe ku musaraba. Bavandimwe ibintu Allah subhanahu wa ta'ala yahakanye muri suratul Nisa atubwira yuko ibategeze bamugira gute bamubamba habe na gato. Isura ya cyenda ikitwa suratul Ruh. Isura ya 11 ikitwa suratul Furqan, yani yitiriwe suratul Furqan al-Haqq n'izina bahaye Qur'an yabo. Isura ya 12 ikitwa suratul Thaluth. Isura ya 13 ikitwa suratul Maw'idha. Isura ya 14 ikitwa suratul Hawariyin. Isura ya 15 ikitwa suratul I'jaz. Isura ya 16 ikitwa suratul Qadir. Isura ya 17 ikitwa suratul Mariqin. Isura ya 18 ikitwa suratul Mu'minin. Isura ya 19 ikitwa suratul Tauba. Isura ya 10 isura ya 20 ikitwa suratul Salah. Isura ya 21 ikitwa suratul Tuhr. Isura ya 22 ikitwa suratul Gharaniq. Isura ya 23 ikitwa suratul A'ta. Isura ya 24 ikitwa suratul Nisa. Isura ya 25 ikitwa suratul Zawaj. Isura ya 26 ikitwa suratul Talaq. Isura ya 27 ikitwa suratul Zina.
yani isura y'ubusambanyi. Isura ya 28 yitwa suratul Maida. Isura ya 29 yitwa suratul Mu'jizat. Isura ya 30 yitwa suratul Munafiqin. Isura ya 31 yitwa suratul Qatl, yani isura y'ubwicanyi. Isura ya 32 yitwa suratul Jizyah. Isura ya 33 yitwa suratul Ifk, yani isura y'ibinyoma yo kubeshya. Isura ya 34 yitwa suratul Dallin. Isura ya 35 yitwa suratul Ikha'i. Isura ya 35 yitwa suratul Siyam. Isura ya 38 yitwa suratul 37 yitwa suratul Kanz. Isura ya 38 yitwa suratul Anbiya. Isura ya 39 yitwa suratul Marikin. Isura ya 40 yitwa suratul Ummiyin. Isura ya 71 yitwa suratul Muftarin. Isura ya 42 yitwa suratul Sala. Isura ya 43 yitwa suratul Muluk. Isura ya 44 yitwa suratul Taghut, yani isura y'ibigirwamana. Isura ya 45 yitwa suratul Nasakh. Isura ya 46 yitwa suratul Ru'ah. Isura ya 47 yitwa suratul Shahada. Isura ya 48 yitwa suratul Huda. Isura ya 49 yitwa suratul Injil. Isura ya 50 yitwa suratul Mushkirin, yani mushrikin. Isura ya 51 yitwa suratul Hukm. Isura ya 52 yitwa suratul Wa'id. Isura ya 53 yitwa suratul Kaba'ir. Isura ya 54 yitwa suratul Adha. Isura ya 55 yitwa suratul Asatir. Isura ya 56 yitwa suratul Janna. Isura ya 57 yitwa suratul Muharidin. Isura ya 58 yitwa suratul Buhtan. Isura ya 59 yitwa suratul Yusr. Isura ya 60 yitwa suratul Fuqara. Isura ya 61 yitwa suratul Wahyi. Isura ya 62 yitwa suratul Muhtadin. Isura ya 53 yitwa suratul Tubi. Isura ya 64 yitwa suratul Awliya. Isura ya 65 yitwa suratul Iqra. Isura ya 66 yitwa suratul Kafirin. Isura ya 67 yitwa suratul Khatim. Isura ya 68 yitwa suratul Israr. Isura ya 69 yitwa suratul Tanzil. Isura ya 70 yitwa suratul Tahrif. Isura ya 71 yitwa suratul Amilin. Isura ya 72 yitwa suratul A'la'i. Isura ya 73 yitwa suratul Mahajja. Isura ya 74 yitwa suratul Mizan. Isura ya 75 yitwa suratul Qabsi. Isura ya 76 yitwa suratul Asma'il suratul Al-Asma'il Husna. Isura ya 77 nayo sura ya nyuma mu gihe muri Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala isura ya nyuma yitu ay suratul Nas, ariko hanga muri sura ya Qur'ani yabo ya fake isura ya 77 yitwa suratul Shahid. Bityo bavanye iyi aya izini zimwe muri mu masura agize iyi Qur'ani Furqan cyangwa se al-Qur'an al-Haqq banditse, ndetse bavanye bibafata imyaka ibiri aba bagambanye cyangwa se aba banafiki babiri b'Abayisilamu bizi dini bibafata imyaka 4 kugira ngo bagire gute baya bakwandika aya magambo cyangwa se izino sura za Qur'an yabo, Qur'ani ya Freemason cyangwa se devil worshippers. Bityo bavanye ukora babwiye iyi Qur'an maze kujya ku isoko, icyakurikiyeho nta kindi bavanye usibye ko iyi Qur'an ntago yabonye abayiguzi benshi, abakiriya bayo ntago bitanze ngo bayigure ku bwinshi. Noneho bavanye mu mwaka w'2018 haza noneho icyago gikomeye cyane, icyago gihambaye cyane cyatangijwe n'umugabo witwa Isa al-Hadi al-Mahdi. Nguyu akaba yaravutse tariki 26 mu kwezi kwa gatandatu 1945. Uyu nguyu akaba ari Dr.
ndetse akaba ari umumenyi ukomeye cyane doctor, kubera ko bavandimwe yize mu bigo bitatu bikomeye cyane mu by'ukuri. Yize muri Khartoum, kwanza uyu nguyu ni umunyasudani wo muri Khartoum, ndetse yiga no muri Syria. Uyu nguyu bavandimwe, uyu Isa al-Hadi al-Mahdi, uyu nguyu bavandimwe izina rye akunda gukoresha yitwa Dr. Malachi Z. York. Iyi Hell's Holy Quran bavandimwe, iyo itegereje neza ukayireba neza mu by'ukuri uko imeze, uraza kureba neza mu by'ukuri hariho kuri cover yayo. Impamvu navuze ngo tubyerekane kugira ngo abayisilamu aho wahura n'iyi Quran hari hose uhite umenya icyo ari cyo. Iyi cover y'iyi Quran bavandimwe, iyi Hell's Quran, iyo urebye kuri cover yayo urahita ubibona neza bavandimwe yuko hariho ukwezi, hagati y'uko kwezi kukaba hariho inyenyeri, ariko inyenyeri bavandimwe mo hagati y'iyo nyenyeri harimo umusaraba. Ese twibaze, Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala ishobora kugira umusaraba? Ngaho banzu rebe bavandimwe logo cyangwa se iyi Qur'ani, Hell's Qur'ani uburyo imeze. Ariko none nubireba neza uraza kwireba hagati neza, uraza kureba harimo agasaraba. Bavandimwe iyi niyo logo cyangwa se niyo Qur'ani yanditswe n'uyu mugabo witwa Dr. Malachi. Bavandimwe iyi Qur'ani bayita Hell's Holy Quran. Iyi niyo navuze ko ari cyo cyago gikomeye cyane, kubera ko bavandimwe amagambo ari mu Qur'ani, ndetse uyu mugabo yanditsemo yuko Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ituzuye, akavuga yuko hari amasura amwe atari mu Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndetse bavandimwe iyi Qur'ani nuko nabibabwiye, nubireba neza uraza kureba inyenyeri iriho n'ukwezi. Inyenyeri nubireba neza uraza kureba neza iyo nyenyeri bavandimwe, inyenyeri ifite impande zinga, impande 6. Yani nubireba neza ukaza kwitegereza neza urasanga isa neza n'inyenyeri iba kuri logo ya Freemason, cyangwa se ikaba kuri logo y'ibendera rya Israel cyangwa se ry'abayahudi. Ngaho banza witegere neza iyo Qur'an, iyi Holy Quran, nubireba neza urebe inyenyeri iriho, urebe ndetse na logo ya Freemason inyenyeri iba iriho, ndetse urebe urebe n'ibendera rya Israel cyangwa se ibendera ry'abayahudi, nibwo itumenya ko hano hantu harimo ikintu gikomeye cyane. Bicere bavandimwe, uyu mugabo mu kwandika iyi Qur'an, ndetse iyi Qur'an bavandimwe bavuga ko ari mu cyago gikomeye cyane. Nuyireba ukayitegereza neza, ukayinjiramo neza, mu by'ukuri usanga ibintu birimo hari ibintu biri very dangerous bavandimwe. Yani ndi kuvuga ngo ni hatari, nimuje ngo ni hatari, ibintu byoroshye, ni ibintu bikomeye cyane bavandimwe Islam. Kubera ko uyu mugabo mpaka muri iyi Qur'an yashizemo n'amafoto, nkuko mubona iyo foto bavandimwe, akavuga yuko iyo foto ari foto yande ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ariko mu by'ukuri kwanza mbere byose umuvumo Allah subhanahu wa ta'ala ube kuri uyu muntu wanditse iyi Qur'ani, kubera yuko ibingibi bavandimwe yani ni campaign yo gusenya umma wa Kiislamu. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nta muntu yigeze amubona, ariko bavandimwe ibi byose nibyo kugira ngo utebe kujya gusebya ubuislamu. Ndetse si byo gusa bavandimwe, yanashizemo ndetse n'amafoto agaragaza Ibrahim ndetse Ismail ndetse n'umugore we Hajara. Yani byose ni mafoto yagiye gute yo kubeshya bavandimwe abayisilamu ndetse n'abandi mutari abayisilamu. Ugareba bavandimwe nibitegeza neza uraza kureba muri Qur'an bavandimwe amafoto agiye harimo ifoto igaragaza ngo uyu nguyu ngo ni Muhammadi, kandi bavandimwe ni ibinyoma. Ndetse bavandimwe si ibyo gusa, uyu mugabo uramutse winjiye muri Qur'ani yiwe bavandimwe harimo amagambo asanga avuguruza amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Urugero iyo je muri Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala muri suratul Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati ngo inna Allah mujukuri Allah subhanahu wa ta'ala la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah ntago ajya babarira umuntu mubagikanye n'icyo cyo cyose, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ariko Allah subhanahu wa ta'ala ababarira uwashatse. Ariko ngo reba mu byukuri muri iyo Qur'ani y'umugabo yanditse Hell's Holy Quran, iyo yani amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala yagiye koramo amagambo ya Allah kashya muri igitabo kibe bavandimwe, amwe magambo ya Allah subhanahu wa ta'ala arangiza bavandimwe ko mubireba aho kuri screen uraza gusoma neza. Mu byukuri ari kuvuga yuko iyi Qur'ani iyi aya aje kwikorera ubusobanuro, aravuga ngo mu byukuri kuba Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze yuko Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo ababarira umuntu ugira gute umubangikanye n'icyo cyo cyose. Akavuga yuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko abayisilamu batora adhana bakavuga ashhadu an la ilaha illa Allah
wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Akavuga yuko ibyo nibigaragaza yuko abayisilamu bafatanya Allah subhanahu wa ta'ala n'ikindi kiremwa aricyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akavuga yuko abayisilamu nabo bagira gute, iyo umuntu avuze ngo ashhadu an la ilaha illallah ubwo akongeraho ashhadu anna muhammadar rasulullah, akavuga yuko mu by'ukuri umuntu abagize gute, abakoze shirki. Bavandimwe, iyi ni intambara ikomeye cyane. Abayisilamu ni dukanguke, ni tudakanguka bavandimwe tuzisanga mu by'ukuri tugeze ahantu habi. Iyi Qur'ani irahari bavandimwe, ndetse bavandimwe muri Qur'ani bavandimwe harimo ibintu biteye ubwoba, kubera yuko uyu mugabo turabizi Allah subhanahu wa ta'ala mu masura ya Allah subhanahu wa ta'ala yamanuye muri Qur'an, yamanuye isura yitwa suratul Isra. Urugero n'urugero ngiye gutanga mu magambo ya Allah subhanahu wa ta'ala suratul Isra, aya ya mbere avuga ngo ba'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Allah atubwira ati subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Allah niyo magambo yatangije, ariko iyo nawe muri Qur'ani yiwe yashizemo iyi suratul Isra nawe ayishiramo, ariko amagambo ye ahantu uje we yashizemo aravuga ngo subhanalladhi alqa bi kalimatihi ila an-nasi nasran lahum liyukhrij ashab adh-dhulumati ila an-nur walau kariha al-jahilun. Aya niyo magambo we yatagize gute, yatangije iyi Qur'ani ye muri iyi suratu yitiriye suratul Isra, nkuko Allah subhanahu wa ta'ala yagize gute, yashizemo suratul Isra. Bavandimwe, aya magambo ushobora kuyumvuka yasuzugura, ariko ikibazo hano nababwiye bavandimwe, amagambo Allah subhanahu wa ta'ala nta muntu ushobora kujya gute kuyahindura, nta nubwo yahinduka. Mu by'ukuri Allah subhanahu wa ta'ala sizanje ko azagira gute, azayarinda. Ariko ikibazo twibaza, wowe muislamu utize Qur'an, wowe muislamu utigeze utashaka kwiga Qur'an, nujya mu musigiti ukumva murasomye aya, ndetse bavandimwe mukandaje mbumvishe amwe mu magambo muraza mutungurwe. Ushobora kujya mu musigiti wowe wasomye kuri Allahu, wagaruke kuri idhaja, wagaruke kuri tabati yada, izo zonyine wiziye gusa. Umuntu ajyemo hagati mu Qur'an ibyo asoma byose ntago bize, nta no kubyumva, ntago uzi ibyo ari byo. Sasa aya magambo nuyumviriza ukumva gusa uzumva ni cyarabo nkuko wasomeye Qur'an, uzahita wemera ko icyari iki ari amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kandi ari iki ari amagambo adahuye cyangwa se bidahwanye n'amagambo yande ya Allah subhanahu wa ta'ala. Umuntu agusomeye bavandimwe agashiramo n'igisomo ndetse n'ijwi ry'igisomo, ushobora kuvuga ati mashallah, uyu muntu agusoma amagambo ya Allah kandi ari amagambo y'iki, amagambo ya Freemason, Qur'ani ya Freemason. Bityo bavandimwe, uyu mugabo rero iki Qur'ani ye nko nabibabwiye bavandimwe, niyo Qur'ani ifite icyago gikomeye cyane, kubera yuko iyi Qur'ani bavandimwe amasura yashizemo. Urugero bavandimwe, ndetse nko nabibabwiye twabonye Musailama uburyo yandika Qur'ani yiwe, yumvaga amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kumva wannazi'ati gharqa wannashitati nashta, nawe akigana neza nkuko Allah subhanahu wa ta'ala yasomye amagambo ye, nawe akashaka kujya gute kujyanisha mu njyana imwe. Ndetse bavandimwe, hano muri Qur'ani, hano nureba mu bavandimwe uzasanga harimo isura yitwa suratu Qaf, yani bashaka kwigana suratu Qaf ya Allah subhanahu wa ta'ala. Niyumva neza uzumva avuga ati Qaf inna khalaqna ad-dajjaja khalqa. Banza umve ko zey Qur'ani, umve gisomo kuno kimeze bavandimwe, nibwo itubona koko isi bavandimwe ahantu igeze nagara ahantu horoshe. Utege amatwi gusa wigire nkaho amagambo arugambere yumvishe, wumve ko utumva kari amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kandi bavandimwe ari amagambo yaki, amagambo yatunzwe n'abantu bashaka kugira ngo bayobye abantu baganisha abayisilamu umuriro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقاف إنا خلقنا الدجاج خلقا وسلقنا البعيد سلقا وأطلقنا مع الرعد برقا وجعلنا الجو تلقا فمن يكفر بآياتنا شنقناه شنقا ثم خلقناه خلقا
ومن يترك باب فاسقة طرقا ويفعل في بيتها فسقا حرقناه في النار حرقا إن عذابنا هو الأبقى وإن عدونا هو الأشقى فلا أقسم ببريق الدينار ولا أقسم بنحيق الحمار إني أنا الله الخالق القهار فأطيعوني ولا تكونوا من الكفار واتقوا يوم لا ينفع فيه درهم ولا دولار يوم يقذف بالكفار في النار يوم يقذف بالكفار في النار فلا يستطيعون صبرا وما لهم من فرار أما الذين اتقوا ربهم فإنهم هم الأخيار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وصنادق ويسكي وراقصات بلا خمار. Si ibyo gusa bavandimwe, harimo n'andi magambo nanone, harimo n'indi Qur'ani, iyindi sura nanone, iyi nanone yitwa suratul Khalq. Suratul Khalq mu magambo ya Allah subhanahu muri Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala ntagibamo. Ndetse bavandimwe, subhanallah, naratunguwe umunsi umwe ni ku mbuga nkoranyambaga ndi kureba nabo ndashakisha iyi sura, agezeho musanga hari ahantu iyi sura ipostinze, hanyuma video yayo umusomyi wayisomaga ntabwo yagaragaraga, ariko hariho lyrics yayo iri kwandika. Ndetse bavandimwe, bitewe n'ijwi ryiza, namwe ndaje nyibumvishe mwumve bavandimwe Islam, ahantu ari ibibazo bikomeye cyane. Abayisilamu nitutitonda tuzajya tuzisanga natwe twarayobye. Bavandimwe, iyi Qur'ani nuyireba neza ukayumva neza, uraza kumva bavandimwe, ngewe mu byukuri ndimo ndashakisha iyo isura, nagezeho nsanga mu byukuri muri comment zayo zino sura bavandimwe, mbona umwe mu bayisilamu aranditse ati ngo mashallah, ngo isura yanjye nkunda cyane, ati mashallah, my favorite sura, ngo isura yanjye nkunda cyane, mu byukuri iyi sura ndayikunda cyane. Kubera iki bavandimwe? Ntabwo azi iyo Qur'ani iri gusomwa ni isura yihe, ntabwo azi ngo isura ni biravaye bikajya he bavandimwe. Kubera iki? Kubera ko ntabwo dushaka iyo Qur'ani amagambo Allah subhanahu wa ta'ala, abayisilamu twarayatereranye, abayisilamu isi yaradutwaye twabaye busy, nta muntu ushaka iyo Qur'ani ngo amenye amagambo Allah subhanahu wa ta'ala. Icyo mpamvu nababwiye bavandimwe yuko tuzayifadha amagambo ya ibilisi, tubyange tubyemere ntitutita ku magambo yande, amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bikira bavandimwe rero, manzo umve kwanza iyo suratul Khalq, umve amagambo n'umusomyi ujya ari kwisoma bavandimwe, warahita uva bavandimwe waryango neza neza ni Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala. وإذ قرأتم في الكتاب أن الشمس تغرب في عين حمئة وكنتم تجهلون ما لكم به من علم إن تتبعون إلا الظن ولكن لا تعلمون إنما الأرض تجري حول شمسها ولكن لا تشعرون ومنها نهاركم وليلكم
ومنها نهاركم وليلكم وما تصبحون وما تمسون ما الأرض إلا ذرة في الكون ولكنكم عن ذلك غافلون ومن آياته خلق كونكم من انفجار عظيم وما تلاه من سدم ومجرات تسر الناظرين وما خلقكم إلا من بعد أحقاب ثم آلاف مؤلفة من السنين ومن خلقه الزمان والمكان وما بدأ مع النشأة الأولى في الأولين ويخلق ما لا تعلمون في الآخرين أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة في الأنثيين لا هي في صلب ولا ترائب إن هو إلا قول الغابرين ومن انقسامات من بعد إلقاحها في الأرحام فاسأل الدارسين وما كان من علقة ولا دم فتبينوا الحق المبين فأعرض عنهم وقرأ لعلك تكن من العالمين. si ibyo gusa bavandimwe, usibye ko nanone murabizi bavandimwe, ejo bundi hadutse icyorezo bavandimwe cyitwa covid, ndetse bavandimwe harimo n'isura yitwa suratu covid, yani yitwa covid. Nuyireba bavandimwe, yani ushobora kumva ari ibintu bisekeje, ariko bavandimwe ntabwo bisekeje kubera yuko twebwe turi aka kanya turabizi covid, turayize ejo bundi yarabaye, ariko abantu bazaza nyuma yacu niho hari ikibazo bavandimwe. Nkuko nabibabwiye, abantu bano uko byabagendekeye mu gihe cyabo Iblisi yabashutse ngo bakore ibisanamu barabikora bavandimwe, ariko ntabwo bari bazi shayitani icyo yagize gute, icyo ari kubateganyiza cyangwa se icyo ari kubapangira. Shayitani yari afite target ku bana babo. Ubwo rero natwe bavandimwe, abana bacu niba bazaza nyuma yacu bavandimwe, ntabwo bazamenya ngo covid ni ibiki byabayeho, ariko bavandimwe harimo n'isura yitwa covid nkuko mubibona kuri nkuko mubibona bavandimwe. Iyi sura yitwa suratu covid, ndetse ravuga ati ndetse bavandimwe iyi sura yaje imeze nk'aho ari kwigana suratu qaf ya Allah subhanahu wa ta'ala, isura 50, kuko mu misomere yabo uzumva bavuga ati bal ajibu an ja'ahum min as-sin al-ba'id, ngo abantu ngo covid ngo yani mwaza umve ko kuri kibanza ayo magambo aratubwira ati covid كوفيد والفيروس المبيد بل عجبوا أن جاءهم من الصين البعيد فقال الكافرون إنه مرض عنيد كلا بل هو الموت الأكيد لا فرق اليوم بين الملوك والعبيد فاعتصموا بالعلم واتركوا التقاليد ولا تخرجوا لتشتروا السميد وامكثوا في بيوتكم إنه بلاء شديد واغسلوا أيديكم بالصابون الجديد. Bitira bavandimwe, iyo umvishije neza aya magambo neza uzumva nusoma suratu qaf uzabona neza bavandimwe ameze nkaho basa nkaho bashaka kuyajyanisha n'injyana imwe n'isura ya hehe na isura 50 ariyo suratu qaf, isura ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bitira bavandimwe, iyi Qur'ani mu byukuri ni icyago gikomeye cyane bavandimwe.
umurimo w'Islam wese icyo agomba gukora bavandimwe ni ukurinda umuryango we. Ndetse bavandimwe ahantu ari ikibazo gikomeye nuko nabibabwiye, abana kureba bitente cyane bizatuma abana bacu gufata mu mutwe Qur'an bibagora. Hanyuma bavandimwe noneho iyi Qur'an itajya gushyirwa mu bikorwa, niba yihagurukira bagashaka kuyishyira mu bikorwa bavandimwe, uko nabibabwiye bavandimwe, umuntu uzigisha iyi Qur'an, umuntu uzemera gusinya kontra gusa ngo yigishe iyi Qur'an bavandimwe, azahembwa 25,000 by'amadolari. Kuvuga ati ngewe kanaka nemeye kwigisha iyi Qur'an ya Ibilisi, bazamuhemba amafaranga angahe? 25,000 by'amadolari, bingishaka kungana na miliyoni 25 z'amadolari. Hanyuma buri kwezi bavandimwe bajya mugendera 3,000 by'amadolari cyangwa se bigisha Qur'an. Turabiza amafaranga tubahemba muri Qur'an. Bamubwira ati bana shaka kungisha Qur'an, akubwira ati ndashaka kuzamu 20,000. Ngo ni menshi bana, ni menshi. Ariko bavandimwe abangaba uko bazaba bamaze kwangiza abana, narabibabwiye bavandimwe, Freemason ntago bakenewe umusaza ufite imyaka 50, 20, 40, 30 la, bakeneye abana batoye, umwana imyaka 2, 3, 4. Komeza umureke ibyo bitente, uzowe numara kuvaho mwe muzamwagiye mwamaze gupfa, aba basigaye none bazasiga muri New World Order, nta kintu bashoboye kugira gute wao kugeza ko imani yabo izamaze kujya hasi, ntacyo bazabageza gute bakiza kwishoborera bavani w'Islam. Aho niyo Freemason izaza ifishemo imbaraga nyinshi zikomeye cyane mu kwigisha Qur'an. Urumva mwarimu nimbaza ajya ahembwa 3,000 by'amadolari ku kwezi, anahabwa kontra 25,000 by'amadolari ku kwezi bavandimwe. Murumva imbaraga zaba zashizwe muri Qur'an kugira ngo abantu bagire gute bayihifadhi ku bwinshi, bityo bavandimwe dutakaza umuyoboro wacu, twisange turi mwijima w'icuraburinde bavandimwe Islam. Rero amagambo mvuza ngaha ni amagambo yo kugira ngo abayisilamu tugerageze twite ku magambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Buri muislamu wese abigira ibye, buri muislamu wese arebe umuryango we, ayirebeho ku giti cye, ndetse arebe n'umuryango we, kugira ngo tumenye tubashe kugira gute kuzagera imbere Allah subhanahu wa ta'ala dukiranutse bavandimwe w'Islam. Bavandimwe rero ndasoza iyi clip bavandimwe ngira inama buri muislamu wese aho ava akagera, tumenye yuko iyi Qur'an irahari bavandimwe. Izi Qur'an zaranditswe, ndetse abazanditse bavandimwe intego yabo irahari, ntabwo byanditswe gutyo gusa ngo birangire, la, intego irahari. Ariko bavandimwe tukazirikana yuko amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala, amagambo ya Qur'an naho azajya, Qur'an izaguma kuzageza ku munsi w'imperuka nk'uko Allah yabisezeranije. Ariko ukamenya yuko uwo muislamu ni wowe ugomba kuyirebaho ikibazo cyawe kuri wowe ku giti cyawe, wirebeho, urebe umwana wawe, urebe urubyaro rwawe, urebe umuryango wawe bavandimwe. Ndetse bavandimwe indi nama nabagira nuko bavandimwe, aho umwana wese cyangwa se buri mubyeyi wese yoheje umwana kuri iyo Qur'an, ujye ubanza urebe umwana wanjye yiga iki, umwana wanjye higa iyindi umwigisha, ese ibyo mwigisha ni ibiki? Ibyo byose nagomba kugira gute kubireba bavandimwe b'Islamu, kubera ko ushobora guterana umwana wawe ugasasanga umwana wawe arimo kwigishwa ibintu, arimo gupfunyikirwa bavandimwe, ugasanga nawe bikugizeho ingaruka mu buzima bwawe ndetse n'urubyaro rwawe. Icyo bavandimwe ikasoreza ahangaha clip rero ndatekereza yuko hari isomo cyangwa se ibyo yadusigiye tugomba kugira gute kugerageza kwirinda ndetse no kwita ku magambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Itwege dufite akamaro, tuzirikane yuko hadithi n'umwe Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tubwira yuko intumwe Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadusigiye ibintu bibiri, ibyo bintu tubikurikira ntago tuzigera tuyoba, ariko nitutabikurikira bavandimwe tuzisanga turi matwazi tugira gute kugira mu wa jahannama. Ibilisi yasezeranje yuko azayobya ikiremwa muntu cyose aho kiva kikagera bavandimwe. Allah subhanahu wa ta'ala aramubwira ati abagaragu banje bantinya by'ukuri nta bubasha uzaba bafiteho, usibye naho babandi bazagukurikira bagakurikira ibyo wabazaniye. Mu by'ukuri Allah aravuga ati bose nzabuzuza mu muriro wa jahannama. Bavandimwe w'Islamu tumenye yuko buri wese ni umukandida, buri wese Allah atubwira ati liman khafa maqama rabbahu jannatan, umuntu uzatinya guhagarara imbere ya Nyagasani we Allah subhanahu wa ta'ala yamuteguriye ubusitani bubiri, ubusitani bwo mu ijuru. Kubera iki bavandimwe? Uko buri muntu wese Allah subhanahu wa ta'ala yamuremeye ubusitani bubiri, hari ubusitani bwo mu ijuru ubundi bukaba mu muriro. Yani aho uzajya ubusitani bumwe uzacika ubusitani bumwe, iyo ujya mu muriro ubusitani bwawe bwo mu ijuru uzahabwa abandi, yani uzaba uhisemo kujya mu muriro wa jahannam. Bityo rero bavandimwe Islam, inama natanga bavandimwe abayisilamu tukomeze tugire gute twite ku magambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Abayobozi b'amadini nabo bakomeze bite ku bana b'abayisilamu, babakurisha magambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Igitabo mu by'ukuri igitafite uko gisa, igitabo gitangaje Allah subhanahu wa ta'ala, amagambo ahambaye cyane, amagambo matagatifu, amagambo adafite icyo wagereranya nacyo, amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yakansoza ahangaha
Imana, shimira mwese ndetse nanibutsa babandi batakora subscribe ko bakomeza gukora subscribe mu byukuri kugira ngo ibiganiro byacu bizajya bisohoka bavandimwe bigire gute bibagireho 5 kuri 5. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.